urabona hari ukuntu umugabo aza agatangira afata umugore agatangira agenda wa mugani gusesekayo umugore wenda yabwiriwe umugore nta tuzi yanyoye nta kacyayi agatangira avuga ngo ashaka gukubita abo bakubita ibiki banza umenye ngo umugore yariye umenye ngo umugore yanyweye bakubita iki utangire umuganirize niba hari agakosa ibintu mwari mwakosanyije wenda ibyo by'imbabazi iyo byageze kuri ya ngingo ho imbabazi zirizana ubundi wowe banza ufate umugore umusome ku mabere aho hafi ku ijosi ibintu nk'ibyo umukondo nurangiza umugore ubwe nawe azatangira nayifatire yakozeho gahoro gahoro ntabyo guhita ukubita ubanza ushyiremo winjizemo gake nurangiza umugore niyumve yaryohewe ikikubwira ko umugore yaryohewe ugahita yifata akikoreza hamurya nawe ugahita uboneraho ku buryo abatazi aho bakozwa cyangwa akagira amasoni babwiye iki nk'umugore se ugira isoni cyangwa umugabo umugore ugira isoni ninyikurura nkajya kwikozaho umugabo aragira ngo umugore yagira isoni gute ari uri kuriba burya rega ashiriramo cyane oya iyo byageze hariya muba muri babiri nta wa gatatu bareba ni wowe ugomba kwereka umugabo ahantu agomba gukora noneho ngaho iyo umworoheye ukahamwereka ibintu bigenda neza nayo mazi araza usanga na babandi bita ngo ni ba mukagatare wa mugani baba bagize n'isoni n'iziveho yereka umugabo ahantu akora oya reka ni nk'urugero reka mubwe ni Diane bashaka gushimira mu rugo sibyo ahantu bakora iki ukuntu biryana ni kandi ni wowe kumva uburyarya ati ntabwo nge mbumva bisa kugira ngo umenye kuya nishima avuga ati oya manuka tambika hirya gatoya manuka gato bibagiye avuga ati aho reka nkubwire ibyo ngibyo umugore hari igihe atatinyuka kubivugana none urumva wenda urugero niba mwatangiye nyine icyo gikorwa ukumva w'ahantu hakurya hari ukuntu umanura akaboko gake nk'umuntu uri kwiba ukasa nkaho umukoresheje iyo atabimenye uratinyuka yumva byakurembeje urumva akahamenya nawe umugabo yakojeje akumva amazi aje ahita yumvira aho ngaho ariko agakomeza akahakora burya n'umugabo ntakarindire ko umugore wenda avuga ngo shyira hano burya n'umugabo iyo uko agenda akoza asatira aharyohera umugore areba uburyo umugore ari kwifata agakoza aha akabona umugore agenza uko hari aho ageze akabona kwera umugore arahindutse aho uhita umenya ngo kandi iyo hakojeje amaso atayisana ako kanya ikibikubwira ko ibintu rwose yaryohewe naho uri gukoza hamuryaga ubashije kuhagera amazi ahita yizana cyane yiruka uko uhakuye amazi aragenda wahasubiza akaza ku buryo n'icyumba mushobora kugira binavuga ikindi kandi niba umugabo atangiye gushakisha ariya mazi yafashe rya tushi nikamu yandike bisa kugira ngo ka karimi cyangwa tukintu kaburi kuri ya muko kuko hariya niyo accelerateri iriya muko ni uko ugenda ukoraho nako amazi agenda yifungura nkuko uburyo buturuka bwinshi gahoro hanyuma ntabwo wasobanuye bakoza hehe kuri rugongo iba hejuru ahantu burya urabona ukuntu igitsina nyine cy'umugore giteye umanuka ahantu gato kantu gahari nabwo ubwako kaba kabyimbye ku buryo ukoraho ukakwiyumvira nawe ubwawe sasa noneho hariya niho utangira ukoza mu majyaruguru ariko ntukakibone cyabishatse cyo gipfa nabi ntukakibone cyabishatse dore iriya rugongo iragenda ikabyimba turiya tuntu tumeze nk'amatwi tugahagarara tugashinga ntukayibone tugashinga nk'amatwi y'urukwavu kigatukura kigasa nabi kirakapfunurwa umuheto ntabwo gisa nabi vesti oya amini iyo kiki wakibonye utamwita ukabyara n'uburyohe bubamo ngo gisa nabi utamwita abamwitisha ni benshi ariko yawe numubite kabisa hanyuma noneho ukavana hasi ujyana hejuru ntusige irangi ariko buhoro gahoro ubundi ujya gufata umuriro kumva ko wabikubita cyane umugore ukubwiye cyane umugore akakwibwirira ati cyane kabisa nawe ubwe yakumva utari kubikora nk'uko abishaka agatangira kujya gufata ka kaboko abyikoresha ugahita umufasha urabona ko nyine aba aryamye
ndaryamye muri posiyo mbi noneho umugabo akaba ari we umwakira akamufasha ariko umugore uzi ubwenge yiyakirira umugabo ubundi utangiye kubita amazi agatangira kuza urashibura ukoresha imbaraga ariko ntutsindagira cyane kuko kandi akanyama kabazwa n'ubusa ni ugushibura ugenda ushibura ushibura kugira ngo uko nyine ugenda ushibura iki kiganiro gikoresha Radio Flash FM nakigejejweho na Banganyika Habyarimana